Imisi y'imyaka yacu izaba ari imyaka 70, ariko kandi nitugire ikagera 80, ibyiratwa byayo n'imiruho n'imibabaro. Imisi y'imyaka yacu izaba ari imyaka 70, ariko kandi nitugire ikagera 80, ibyiratwa byayo n'imiruho n'imibabaro. Ibigeragezo bihungabanya kwizera ntibigukange, ahubwo bize bigufasha kwegerana n'umukiza Yesu. Ingorane zose zimuharire, ibigeragezo bihungabanya kwizera ntibigukange, ahubwo bize bigufasha kwegerana n'umukiza Yesu. Ingorane zose zimuharire, ubukana bwa Satani ntabwo bujya bumuhesha gutsinda. Aza duteza amakuba kugira ngo abigereke ku Mana. Yesu nawe ubwe yayanyuzemo, ubukana bwa Satani ntabwo bujya bumuhesha gutsinda. Aza duteza amakuba kugira ngo abigereke ku Mana. Yesu nawe